ntugire ngo buryo wabeshya abantu buryo wari ubeshya umwuka we nubwo batakuvumbuye kuko nabo amahoro mwese bakunzi ba Evangelize Monde turatekereza ko aho muri mumeze neza kandi mukomeje kunogerwa n'ijambo ry'Imana abakozi Imana baba bateguye cyangwa umwuka wera bayahishuye kugira ngo batuganirize Imana ikomeze ibaho umugisha cyane turacyari kumwe no mutumirwa wacu Pasiteri arongera wenda abibutse amazina ye ariko ubushize twari turi kumwe kubatamuzi cyangwa se mukaba ari ubwa mbere mugiye kureba kuri icano yabiyibutsa ikaribu Pasiteri. Murakoze Imana ibaho umugisha ni Rudasingwa Jean Claude ndi umupasiteri nkorera umurimo w'Imana muri ADPR. Amen murakoze cyane. Ubushize twaganiriye kuki dukeneye umwuka wera niye mpamvu dukeneye umwuka wera ndinekeza ko twabivuze mu magambo makeya twakomerezaho hari tuvuga kuki koko dukeneye umwuka wera kandi twarakijijwe tutawufite ntitwajya mu ijuru bidufasha iki hari ibyo twabonye bidufasha bigeze kuri bine mwakomeza mukatubwira icyo umwuka wera n'undi yabahishuriye kuri byo kazi dushaka umwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka umwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Murakoze reka tufate n'ubundi ijambo ry'Imana gusubiza ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 dusome n'umurongo wa 32 wawusoma hanyuma tugaza guhita dusenga kugira ngo tuze kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko riri. Yego aravuga ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama kandi nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu ahubwo byose barabisangiraga. Amen. Dufatanye gusenga. Mwami turagushimiye kubw'uyu mwanya duhaye wo kuvuga ijambo ryawe kandi turasaba umwuka wera kubana natwe ndetse abo zakurikirana ijambo bose turabasengeye kugira ngo imitima yabo izafungukire kumva ijambo ry'Imana risaba. Umwuka wera atuyobore kandi cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ikibazo cyawe kiragira kiti kuki dukeneye umwuka wera. Ijambo dusomye ravuze ngo abizeye bose bahuzaga umutima n'inama. Nta wagiraga ubwiko ku kintu ahubwo byose barabisangiraga. Nta mwuka wera nta gusangira kuhari. Yego. Nta mwuka wera ntago tuzahuza umutima nta nubwo tuzahuza inama. Aha ngaha kugira ngo tubikore tubiganireho mu buryo abantu bumva guhuza umutima n'inama tubihere mu muryango. Yego. Mu muryango iyo umwuka wera adahari haba ku mugabo n'umugore ndetse n'abana umugabo ajya guhaha n'umugore yagiye guhaha. Ikintu kirakomeye ibyo biterwa no kutagira umwuka wera none ntago baganira. Yego. Nuvuga ngo ntago amubwiye icyo agiye kugura undi nayo ko yarazi ko gikenewe nawe yagiye kukigura noneho bose rero baguze ibirayi icyarimwe ibiro 50 ubwo urugo rujemo ibirayi ibiro bingahe? Ibiro 100 kandi nta mavuta bafite nta makarari cyangwa se gaze nta n'umuceri uhari nta n'imboga zihari. Ndetse se kuki wowe waguze ibirayi ndati nese nigera bikenewe ndati se giye ko nabiguze neza kutabigura kubera iki? Ntago hahuje umutima nta nubwo bajye bahuza inama. Mu muryango rero hakenewe imiyoborere umwuka wera afite ijambo no kurera abana. Turabigisha iki? Turabaganiriza iki? Dukeneye rero umwuka wera kugira ngo tumenye abana turabaganiriza ibi aba turababwira ibi iyi myaka aba bana turabitaho gutya abana turabaremamo umutima wa Gikristo gutya. Iyo nyigisho twigisha abana n'umwuka wera bidufasha. Nta mwuka wera ntuzazana inkoni ngo bikunde ntuzazana igitsure
cy'umubyeyi ngo bikunde bahuzaga umutima n'inama. Ndabifuriza rero uyu mugisha mu muryango wo guhuza umutima n'inama. nta mwuka wera papa azavuga ibyo abwira umwana, mama azabivuguruza. Ariko niba hari umwuka wera twahuje umutima tugahuza n'inama birahita byoroha. Umwe arashyigikira undi. Turanamenya ngo aba bana bacu muri iyi minsi y'imeruka ibintu byuzuye kuri YouTube ari byinshi. Aba bana ko tutabima telefone ko nunayibima n'ubundi baza kwigirira amatsiko, niba mfungura barareba iki? Mwigishe cyari burebe. Mwuka wera ni we uzamuyobora ati ibi bireba, ibi birebe, ibi bizagufasha, ibi ntibizagufasha, ibi byumve, ibi wibyumva. Mwuka wera kuriya duhitiramo aho uko twambara, uko twitwara, ni nako duhitiramo n'ibyo duha agaciro, n'ibyo tudaha agaciro. Byose turabyemererwa, ariko byose ntabwo ariko bitugirira umumaro. Mwuka wera rero arakenewe cyane ngo duhuze umutima, duhuze n'inama kandi dusangire. Icya kabiri rero mvuga uyu munsi, ntitwahishurirwa Yesu nta mwuka wera. Yumvikanye neza, nta mwuka wera ntabwo twahishurirwa Yesu. Ni ijambo ry'Imana. Yesu yabajije abigishwa be, ndabaza ati ariko abantu mujya mwumva bagira ngo umwana w'umuntu ndindi. Urumva ikibazo? Kugira ngo amenye ko baramenye cyangwa ntabwo bamenye. Abantu barasubiza rero, abo bigishwa barasubiza, bari aho ngaho ari 12 na Yuda yari akirimo. Umwe ati abantu bajya bavuga ngo uri Yohana Umubatiza. Yarabyakiriye. Abantu rero bavuga ngo uri Yeremiya. Ko Yesu nawe tagayibaza ati ko bataramenya. Abandi batariko twege twumvise abantu bavuga ngo uri Eliya. Yesu amenya ko atigeze amenyekana. Yego. Tukatubwa ibyo abantu reka mbireke noneho nze muri mwe. Mwebwe se tubana umunsi ku munsi ibitangaza mbikora mureba, mwebwe ubundi muzi ko ndindi. Bararebana nabo batse turavuga ko ari indi, nabo baratsindwa kuko ntago bari bamuzi mu by'ukuri. Igisubizo cyatanzwe n'umwuka wera wagiye muri Petero aramusobanurira, aramubwira ngo uri Kristo wera w'Imana. Yesu ati si umubiri n'amaraso bibiguhishuriye, ahubwo ni umwuka wera. Nta mwuka wera ntituzamenya Kristo. Umva ko tumukeneye. Ushobora kubona abantu baragiye mu rusengero ukagira ngo bamenye Yesu, ariko wasanga baragize ngo ni Yeremiya cyangwa baragize ngo numwe mu bahanuzi bakomeye, batarahishuriye ko ari Kristo wera w'Imana. Ntuzahishurirwa nta mwuka wera. Kandi urufatiro rw'ubutumwa bwiza kuriya igitangazamakuru cyitwa Evangelisation Monde, nta Yesu ibirimo bivugwa bari ubuyobe. Nta Yesu ubwirijwe, nta Yesu abantu bizi. Niki cyaba kiri kuvugwa? Ubutumwa bwiza, umurongo mukuru muri Bibiliya ni Yohana 3:16 havuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nuvuga ubugingo buhoraho buri mu kwizera Kristo. Niba Kristo atavuzwe mu Rwanda, muri Afrika, mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya n'ahandi, wavuze nde? Niyo mpamvu ushobora gusanga inyigisho aho kuvuga Kristo abantu bivuze gusa, ugasanga abantu bize ubuzima bw'umuntu. Ariko Paul yari yahishuriwe Kristo, afata icyemezo aravuga ngo ibya Yesu Kristo nibyo Paul abwiriza byonyine. Ubundi birahagije, bituma imitima icya, bituma imitima ikira, ariko abantu bakavuga ibyabo, bakavanga ibyabo n'ibya Yesu, noneho bigapfa. Ariko Kristo tumuhishurirwa kubw'umwuka we. Dukeneye rero umwuka we. Urankanza aho hantu pastor. Bivuze ngo umuntu ashobora kuba mu rusengero atazi Kristo cyane, akamaramo imyaka n'imyaka kandi akajya avuga ngo niwe watangije urusengero atazi Kristo. Ubwo umuntu biboneka bite, bikorwa bite mu by'ukuri? Dore ukuntu bigenda. Hari abantu baba mu nsengero kubw'inyungu babonamo. Hari ababa mu nsengero kubera yuko bene wabo bose ariho basengera, kavuga ati ubuse ndasigara mu rugo ngenyine ko abandi bose bagiye, nawe agahita agira ajyayo. Hari n'abajya mu rusengero kubera yuko bahubahirwa, kavuga ati no iyo aririmbye bamukomera amashyi. Najya mu rusengero, najya muri iriya korale, nashyingirwa bazambara imikenyero isa bamutahira ubukwe. Tariki iriya korale ko igikora ubukwe neza abantu bikagenda neza, wazajyamo nanjye nsukugira umurokore gatoya
bakazantahira ubukwe akazagumamo ariko yarazanywe no kugira ngo gusa mutaho ubukwe bwe urumva hari Kristo azi nawe pe akagumamo bikemera rwose agatanga n'imisanzu kandi akanubahwa ariko atarigeze yihana atarigeze yakira Yesu Kristo atarigeze yakira ijambo rihindura umuntu kuba icyaremwe gishya ibyo twita kubyarwa ubwa kabiri tubyarwa rero n'ijambo rya Kristo. Haleluya. Iryo jambo rero rya Kristo tuzarihishurirwa kubw'umwuka we. Tukeneye rero umwuka we. Kamubwira ikindi kintu gituma dukenera umwuka wera. Umwuka wera atuma ikibi kitinjira muri twe. Cyakozwe no mu gice cya 5. Ananiya na Safira. Abangaba ni amabandi. Umugabo n'umugore bariba. Amabanda birashaka kuba abapote. Igitangaza nuko bashaka kuba intumwa. Ubundi kwiba nyine bari basanzwe wenda baniba. Ariko ikibazo nukuntu biba bakaba bashaka no kuba abapote. Ari amabandi. Uzi ko umugabo yiba n'umugore yiba. Amabanda abiri munzu nta uzagarura undi mana yanje nta uzagira undi nama Ananiya atariko isambu turagurishije ibintu byose turagurishije dushyiriye intumwa bitakunda ibintu bitazajyamwo avugana n'umugore watariko nta kintu twasigazaho igice kugira ngo biriya nibidakunda bazi icyo gice kizadutabare umugore nabate nibyo aho kumubwira ati turibye turabeshye twabizira nawe mushyigikira mu icyo kinyoma abagore bari kunyumva wishyigikira umugabo wawe mu mafuti nawe mugabo wishyigikira umugore mu mafuti niba agize intege nke mugarure mubwira uti woya wimutuma inyama yibye ahubwo natahane dodo yakoreye utuboga aho kugira ngo atahane inkoko yaguze n'ibirayi n'amasarade n'ibiki nazane ibishyimbo ibiro 2 azane ibirayi ibiro 2 amavuta muze kurya nta yarimwo kubera yuko yanze kwiba ntacyo muzaba Bibiliya ivuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Haleluya. Amen. Murumva kugira inama uwo mubana kugira ngo atajya mu cyaha ko kugira ngo mukunde mubeho mugure ikibanza cy'ikibano mwubake inzu mwibye amabati mwibe inkingi mwibe nimujya kuryama nimujya gusenga umwuka bakomanga ariko nubwo muryamye mu nzu mwaribye mwari amafaranga y'imfubyi n'abapfakazi ubwo rero nta mahoro muzagira utangira kwihesha amahoro kandi wiba umugore arabizi kandi wiba umugabo arabizi umwuka wera rero icyo nshimangiye cyane hano atuma ikibi kitinjira yamabandi ahitaza basanga Petero yuzuye umwuka wera basanga bara guhishurirwa biraho batananiya ibi koko nibyo biguzi mwagurishije isambu Ananiya twasite n'ukuri ibyo nibiriya birahura rwose ahita sitwubeshye ubeshye umwuka we ntugire ngo burya wabeshya abantu burya wari ubeshye umwuka we nubwo batakuvumbuye kuko nabo ntawe bagira ariko burya uzabihanirwa nubwo ufite ibyaha abantu batakuziho ariko wowe urabizi ko bifite y'inyigisho yaje wowe ngo wihane ibyo abantu batakuziho ibyo abantu bazi ko utanabikora wakoze usaba Imana imbabazi nyuma y'inyigisho wakire Yesu Kristo nubwo uri mu rusengero wakizwa nubwo uri mu myanya y'icyubahiro wakizwa ubutumwa bwiza ntabwo burobanura bureba abantu bose twubeshye ntiyayisagwaho yayisagwaho bajya kumushyingura hashize iminota 30 umugore nawe araza avuye kubihisha niwe wabihisha atazi ibyabaye biravuga ngo yinjira atazi ibyabaye kamera byakozwe no mu gice cya 5 abantu bitonderera ijambo ngo aza atazi ko byagenze no gukererwa nibibi buryo uziyo bazana yari kubona umugabo apfuye agahita bahakana basa akavuga ati twibye basa agahita ajya kurera abana ko nawe yaje atazi uko byagenze ibiguzi ko umugabo yaduhaye nibyo urana Safari mane bati sari hehe huko hazi uko byawe arazi ko yenda yicaye inko mu myanya y'imbere aho yarazi uko byagenze Petero ati rero ibirenge bivuye kumushyingura nawe uko nyine uragenda urukumva kuri umwuka wera rero biratubwira ngo
aho guhishurirwa kutari abantu bigiye ibyigenge. nibyo. Iyo dufite umwuka wera turahishurirwa. Uri umusambanyi uje mu kurepeta, uje kuririmba, uje mu rusengero ngo ntawo ubwo babibona. Kandi koko ntibabibona kuko ntibahishurirwa na mwuka wera. Nubwo kuba nta mwuka wera abantu mu rusengero buzuyemo ari abanyabyaha, mu mirimo y'Imana buzuyemo ari abanyabyaha, ntawo bavumbura, ntawo barondora, kandi twinjiye mu itorero dutinya. Vuga uti sinjye gusenga, sininjira Imana itambona. Ukabanza ukiyeza, kwitunganya kubera ko uri gutinya ko umwuka wera uhari, bataza kukurondora ugaseba. Ukumva ukozwe n'isoni ngo mbyemere kare batarandondora kubera iki hari umwuka wera. Babyumvise akamaro k'umwuka wera. Niba nta mwuka wera itorero rizagira abantu benshi badakijijwe, ibyigenge, abantu baba mu itorero ariko batarigeze bihana, babeshye ikinyoma bakakicaraho. Kandi intebe y'ikinyoma irahanda ibirimo nk'imisimari. Iyo wicaye ku ntebe y'icyaha uba usa nko wicaye ku mahwa. Imana itubabarire, Imana iduha imbaraga z'umwuka wera tubwiza abantu ukuri. Babwira ikindi rero, iyo hari imbaraga z'umwuka wera bituma dutinya Imana kandi tukakora umurimo wayo. Gutinya Imana, inzu yayo, umurimo wayo, izina ry'Imana ukabitinya. Ntupfe kuvuga Imana ukubonye. Imana ni Adonai, ni Yahweh, Imana y'icubahiro, udapfa kuvuga, udapfa kurahira. Imana irubahwa. Uwo mwuka wera nuvuga ati hoya Imana irubahwa. Irubahwa mu byo tuvuga, irubahwa mu byo dukora, iranubahwa tuyivuga. Yego. Uko abantu batinyutse n'Imana, akaba yanabeshya yitwaje Imana, akaba yanarahira ngo nukuri kw'Imana, akavuga ibyo bintu kandi azi neza kwabeshya. Mwuka wera rero avuga ati sigaho. Imana niyo kuba. Imana uyitinye, uyubahe, yaremye isi n'ijuru, ishobora byose, ibeshaho byose, ivana ku cyavu ariko izi no kugisubizaho. Ukamenya icyubahiro cyayo, ukayubaha, ukubaha n'umurimo wayo. Iki kibidushoboza mwuka wera. Numva ukuntu tumukeneye. Yego cyane. Hari umurimbyi yavuze ngo turamukeneye. Dukeneye umwuka wera. Mbabwiza ukuri, mu nyigisho zose, mu bikwiye kuvugwa, mu bikwiye kwigishwa, dukeneye umwuka wera. Dukeneye umwuka wera. Nta mwuka wera ntushobora kubabarira umuntu waguye mu cyi. Imbabazi zava he? Mugende mubaze Stefano mu byakozwe n'igice cya 7. Bibiliya ivuga ngo bamuteye amabuye, baramuhemukira, baramubeshyera. Na Sawuli yari arimo ariya, baramubeshyera, bamutera amabuye. Bibiliya ivuga ngo yuzuye umwuka wera. Urukumva ukuntu kuzura umwuka wera, ngo yuzuye umwuka wera. Ararama aravuga ati ariko ijambo ko rivuga ngo niduhura n'aka karengane turebe mu ijuru, wareba yo nkareba. Arebye asanga mu ijuru Imana irahari na Yesu arahaguruka. Haleluya. Amen. kugira ngo bakire intwari. Yesu yarahagurutse ngo yakire Stefano. Stefano ati niba ari ibi rero, niba ndi kurengana nkabona ijuru ikingutse, bise mbabarira. Ubabarire kuko batazi icyo uri kumva. Ari umubiri watumye ababarira cyangwa ni umwuka wera? Umwuka wera. Umwuka wera ni utwemeza ko turi abanyabyaha. Ni utwemeza ko turi abanyabyaha. Baza wa mugabo wibaga mugufi ya Zakayo. Yarazi ko ibintu byoroshye. Agira icyifuzo cyiza aravuga ati ndashaka kureba Yesu ndebe ukwasa. Nicyo yatekereje wowe ati ndashaka kureba ukwasa. Arangije aragenda yurira igiti cy'umuvumu kugira ngo Yesu ahanyure amurebe. Gusa Yesu ajya amenya umushaka. Yego. Imana ihabwa icyubahiro we. Ajya amenya umushaka. Arangije abwira Zakayo hageze amenya izina rye. Aravuga ati Zakayo, ururuka uyu munsi ndarari wawe. We yashaka kumureba, Yesu amwemerera ko noneho harara. Zakayo ngo yururuka nezerewe. Iyo twumvise ijwi rya Yesu turanezerwa. Ntarindi ijwi ritanga umunezero. Kereka ijwi rya Yesu gusa. Yururuka nezerewe, ahita ajya kumwakira. Ageze mu rugo rero umwuka wera. Mwuka wera. Ararara. Kwavuze ngo ararara uzi ko wiba. Ararara ku gitanda cy'ikibano. Yesu ararira kuki? Amatasi aribwe, ibiko byaribwe.
ko ari umwami Yesu ararara umwuka wera mugira inama ati ihane aharara bizi ko wiba ntacyo umwuka wera ndamubwira ati ihane ahita azamura akavuga ati mwami tutarajya mu bindi ngewe ndiba tutarajya mu bindi ndiba abantu nibye nemeye kubishyura n'abakene sinabibukaga n'umwuka wera ni utuma twibuka n'abakene Yesu ahita amwita irindi zina umwana wa Aburahamu umwuka wera atwemeza iki icyaha tukubaha Imana kandi tukayitinya reka mbabwire ikindi rero umwuka wera atuma twirinda amakimbirane aturuka ku moko amakimbirane aturuka ku moko noneho kumenya ibishingirwaho mu gutoranya abakozi cyo ni cya kabiri ikindi no kuguma mu muhamagaro wawe ibi rero kugira ngo abantu babyumve ndagusaba gusoma Bibiliya cyakozwe n'intumwa igice cya 6 turaba tugana ku musozi byakozwe n'intumwa igice cya 6 soma umurongo wa mbere wumve amakimbirane ashingiye ku moko ko yari yavutse n'ukuntu umwuka wera yatanze igisubizo haravuga ngo nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira abayuda bakigira iki batangira kwitotombera abaheburayo kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose wabyumvise habonetsemo abayuda bakigira iki batangira kwitotombera abaheburayo babyumvise amakimbirane aturutse ku moko ni ukuvuga mu gufata ifunguro abaheburayo bajyaga bafata ifunguro abayuda bakigira iki nibabahe bakabashyira ku murongo bati mwebwe muraza kuza nyuma noneho aba bayuda bakigira iki batangira kwitotombera abaheburayo kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose uzi kubura ibiryo byo kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu kandi abaheburayo bo babahaye gusa amakimbirane aya makimbirane rero tuyashobora tuyakemura iyo dufite umwuka wera abo 12 urebe umurongo wa 2 abo 12 bahamagara abigishwa bose bati ntibikwiriye yuko turekera kwigisha ijambo ry'Imana no kwicara ku meza tugabura nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 vuga iryo jambo bashimwa 2 uzi umwuka wera 3 n'ubwenge tubashyire kuri uwo murimo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana muvuge amen babyumvise ibintu mvuza amakimbirane aturuka ku moko umuti ni umwuka wera kumenya uko waremwe Imana kuremye niyo yandemye yaremye uriya niyo yaremye nuriya yaremye abanyafrika niyo yaremye abanyaburayi yaremye abanyaburayi yaremye abanyasiya nuko dufite imisatsi idasa ariko twese ni Imana yaturemye ntabwo rero umwe agomba gucikanwa ku igerero ngo nuko ari umuheburayo ngo umuyuda wakigira ikiwe ngo wowe ngo ntacyo afata ahubwo twese dufate ibingana Petero rero amenya ko ikibazo cyaturutse mu bari gukora serivisi bagiye mu muhamagaro utari wabo mwuka wera bagira inama arababwira ati dutoranye abantu bashimwa buzuye umwuka wera bafite n'ubwenge hanyuma twebwe tuzakomeza gusenga no gusoma ijambo ry'Imana nabyumvise nta mwuka wera iki kibazo cy'aba bapfakazi bari kugikemura nta mwuka wera byari gukemuka gute bishoboka Petero rero atanga urugero abajya mutoranya abakozi murebe ibigenderwaho icyambere bashimwa abo bantu bari guhabwa inshingano barashimwa abo bantu muri gutekereza gusengera barashimwa abo bantu bari mu mirimo barashimwa icyambere nicyo icyakabiri buzuye umwuka wera ubwo niba nta buzu umwuka wera mufite mwe muritse gutanga inshingano banze barindire muzi ko hari ahantu bari barashyizeho ikintu uzaya kuzura umwuka wera kugira ngo batange inshingano none abantu bakajya gusenga bakabona umwuka ntaje bagatangira rero bati bakitegeka ngo kugira ngo bataraje kandi ataraza kubera ko ashaka inshingano nawe akavuga ati narabatijwe kandi ntiyigeze abatizwa mu mwuka wera ibyo rero ni ukubeshya aho kugira ngo ubeshye kugira ngo ugire icyo ushyikira wareka gufata iyo nshingano ukibera umukristo ukazajya mu ijuru cyangwa se iyo nshingano wafashe ubeshye ukayisubiza beneyo ukababwira uti nari nabeshye ngewe ndishakira kujya mu ijuru ngira ngo waba n'intwari ukemera icyaha Imana ikakubabarira ukazigira hehe mu ijuru gushimwa
kuzura umwuka wera no kuba ufite ubwenge. Tubarebe rero baze badufashe uyu murimo, hanyuma twebweho nene nababwiye ngo umwuka wera adufasha no kumenya icyo twahamagariwe. Yego. Ubu icyo wahamagariwe urakizi, icyo ugomba gukora urakizi, aho ugomba gushyira imbaraga mu itorero ry'Imana, mu mirimo y'Imana urahazi. Ni umwuka wera rero uzabidufasha ugahagarara neza mu muhamagaro wawe. Petero aravuga ati dore itorero ryabuze bigisha kuko twagiye gutanga ifu kandi tukanabyica, dore twabikoze nabi ko twagiye mu bitari byacu. None rero twebwe mureke dusenge tunigisha ijambo ry'Imana, abandi nabo bakora ibindi. Urumva rero ko dukeneye umwuka wera. Imana ibaha umugisha. Sinzi niba hari icyo ubaza kugira ngo dusenge dusoze. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Pastor, hari ikintu mbonye ko ibintu byinshi biba mu bantu basenga biterwa nuko nta mwuka wera uhari. Turwanira mu mihamagaro, nkajya kubwiriza kandi ndi umuririmbyi, nkajya gukora ubudiyakoni kandi Imana yarampaye guhugura. Ibintu byinshi birimo biterwa no kuba abantu batuzuye umwuka wera. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Tumva twasoreza ahangaha, mumenye impamvu wowe uduteze amatwi, umenye impamvu dukeneye umwuka wera. Dukeneye umwuka wera kugira ngo atubere umufasha mu byo dukora byose. Yaradutangaje mu gice cya mbere, yaravuze ngo no kurya nabwo habamo umwuka wera, aratuyobora. No mu byo dukora no kumenya icyo Imana ishaka ko dukora mu murimo yaduhamagariye, ibintu byose dukora, ibyo tubamo, dukeneye umwuka wera utuyobora. Mu rugo dukeneye umwuka wera hagati y'umugabo n'umugore, ndetse nuko turera abana uramukeneye rero. Niba utarahabwa umwuka wera, wumva gukijijwe, wumvaga nta kibazo, ariko mubwire ngo umwuka wera ndagukeneye. Wowe kandi nanone wumva utakimufite, umuririmbyi niwe wavuze Pastor, mu gihe ubona ko utagifite urukundo, ngo ubwire uwo mwuka wera ngo garuka. Kandi igipimo n'urukundo. Igipimo n'urukundo. Mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko umwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka. Mu gihe ubona utagifite urukundo, menya yuko umwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Twongere dusaba umwuka wera azadushoboza kubaho muri byose. Amen. Mwansengera. Reka dusengere muri iri jambo byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 38. Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Amen. Aha rero abantu bajya bibeshya kuri iri jambo, akajya avuga ngo isezerano ni iryacu n'abana bacu, akibagirwa ko ari abazahamagarwa n'umwami. Urumva bene isezerano? Yego. N'abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Abo bahamagawe isezerano ni iryabo. Niba utarahamagarwa, utarumva ijwi ry'Imana rikuvana mu byaha, iryo sezerano umenye ko utararyemera. Ariko niba warahamagawe n'umwami Imana, ukaba warakiriye Yesu Kristo yarakubera umwami n'umukiza, waramuhaye ubugingo bwawe. Aha ngaha tujya tunavuga ngo wakire Yesu Kristo ngo akubera umwami n'umukiza. Bamwe rero bamwakiriye nk'umukiza, abakiza ibyaha, ariko noneho hari n'abajya bamwakira akabakiza ibyaha gusa, ntibakire intimba, ntibakire imibabaro, ntibakire n'indwara. Ibyo byose uzi ko bigomba kugukira. Noneho bakamwakira nk'umukiza, bakibagirwa kumwakira nk'umwami. Kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Umwami yavuze, hari icyo urenzaho? Nta na kimwe. Kwakira Yesu Kristo nk'umwami, umwami wicaye ku ntebe y'icyubahiro, uvuga tukumva, kandi tunamwakire nk'umukiza udukiza ibyaha, akadukiza imibabaro, akadukiza intimba, akadukiza agahinda, akadukiza n'indwara.
mureke dusenge. Yego. Mwami Imana turagushimiye, Hallelujah. turagushimira kubw'ijambo ryawe rizima tubashije kumva muri aya masaha. Mwuka wera nariherekeze, maze intego yawe icyo ushaka ko abantu bamenya bakimenye, kandi umwuka wera avomerera iri jambo mu mitima baryumvise, maze imbuto zaryo zizaboneke kubwo kwizera no kwihangana. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera. Ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera. Ni Yesu